ndavuga nti niyo nahomba umugore ngahomba inzu ngahomba iki sinaba umuhombyi ngo tungane. Ndavuga nti impamvu uvuga ibidashoboka nuko nta na rimwe wigeze ugambirira ibyo ugambire bikagushobokera. Hari uburyo Imana igaragaramo, Imana ikaboneka physically ukayireba ukavuga ngo mbonye Imana. Nje yavuganye nanjye kiri muri Islam irambwira ngo Anicet gusenga bijya bituma wari umugaragu abo mutunzi. Ujya kugura moto ngo uyishyire mu muhanda ari amafaranga yo mu bitekerezo ushaka. Ujya gukora business na amafaranga yo mu bitekerezo akuyobora kujya kuzana amafaranga afatika. N'uburyo rero bw'ubumana mu myizerere. Ijwi ry'Umukanguzi. Reka dusome twihuse Yohana gice cya 4 murongo w'Icyenda gusoza 26. Ndaza kubinginga kubw'imbabazi z'Imana nimuhasome muhatambuka ahubwo muhasome mwumve n'ibyanditswe uko bivuga. Umusamariyakazi aramusubiza ati ko uri umuyuda nkaba umusamariyakazi uransaba amazi ute? Uransaba amazi uti? Icyatumye abaza atyo nuko abayuda banenaga abasamariya. Yesu aramusubiza ati iyo aba wari uzi impano y'Imana ukamenya no gusabya amazi uwo ari we, nawe uba umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Undi ati databuja ko udafite icyo uvomesha n'iriba rikaba rirerire, none se ayo mazi y'ubugingo wayakurahe? Mbese ye uruta sogokuruza Yakobo wadufukuriye iri riba kandi akaba yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye? Yesu aramusubiza ati umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha azagira inyota rwose iteka ryose. Ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Umugore aramubwira ati databuja nka kuri ayo mazi ntazagira inyota kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kure. Yesu aramubwira ati genda uhamagara umugabo wawe maze ugaruke hano. Umugore aramusubiza ati nta mugabo mfite. Yesu aramubwira tuvuze ukuri yuko udafite umugabo, kuko wari ufite abagabo 5 n'uwo ufite ubusa wawe, ibyo byo bivuze ukuri. Umugore aramubwira ati databuja menya yuko uri umuhanuzi. Basogokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi, namwe mukagira ngo Yerusalemu niho hakwiriye gusengerwa. Yesu aramusubiza ati mugore nyizera, gihe kirageze, gihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa Yerusalemu. Dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abari bo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Umugore aramubwira ati nzi yuko Mesiya uzaza ari we witwa Christo, kandi ubwo azaza azatubwira byose. Yesu aramubwira ati ninjye tuvugana. Amen. Akire neza iri jambo ku bwa Christo Yesu. Abantu tutaziranye nitwa Niyomugabo Anicet, nsengera ku itorero rya ADEPR paruwasi ya Remera. Ndi umupapa, mfite madamu n'abana. Ngize umugisha wo kuboneka hano, mbishimiye Imana. By'umwihariko nshimiye n'ubuyobozi bw'itorero bwadutekerejeho bakatwemerera kuganira namwe. Imana ibahe umugisha. Ndabona murakaye cyane, ndabona murakaye. Yego mwana w'intama w'Imana. Wanyigishije asira ni isomo twigaga tukiba mu musigiti. Ni isomo rishingiye mu bumenyi bw'imibereho y'intumwa n'ibindi binyabizima, of course, n'imikorere y'umwuka. Yakundaga kutubwira ngo iyo umuntu arakaye ngo nibwo yumva neza. Niba namwe aricyo cyatumye murakara kugira ngo mwumve simbizi,
ariko muze kugaragaza umucyo w'ibyishimo by'umwuka wera. Imana ishimwe. Murakoze. Rero ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana, turihe iyi nsanganyamatsiko n'ubundi yanditse ivuga ngo gusengera mu kuri no mu mwuka. Nituvuga gusenga ni igikorwa umuntu akora ariko kandi anakoreshejwe. Ni ikintu umuntu atadevelopa ngo akivuge akimareyo, ntibishoboka. Gusenga ntabwo umuntu ashobora kukubwira ngo basenga gutya kugeza ubwo agezaho amasengesho yavuga ngo ashire. Hanyuma ikindi ikintu kijya gituma duhusha intego y'Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi nuko dukunda gusenga dusaba kuruta gusenga dushima. Ikindi uretse no gusenga dushima, gusenga Imana ntabwo bituruka ku bibazo dufite cyangwa situation turimo. Gusenga bituruka ku mubano tugirana n'Imana. Kandi Imana nituyisenga kugira ngo iduhe ibyo tuyishakaho. Abantu bari kuri kamera barihangana mvuge ngenda kuko niko hano hateye. Abantu gusenga ubwabyo biri mu bikorwa byinshi ndetse byinshi cyane mu majeste menshi atandukanye. Amashimwe rero mfite muri ubu buryo bwacu bwo gusenga nuko niko biri, kandi na hano nuko nta liturujia tugenderaho dusenga, ahubwo dusengesha umwuka wera. Imana ishimwe. Nimvuga umwuka ni imibereho y'Imana, ariko ubwayo ni Imana. Umwuka ni Imana, niko na Bibiliya yivuze ko umwuka, abafizisiye abize fizike nicyo kintu kijya gitera urujijo muri fizike. Byarantangaje, batangira hari umwuka bahakana bagasoza bawemera. Batangira bawuhakana bagasoza bawemera, kuko murabizi niyo unyeganyeje ukuboko gutya wakutwara iburyo cyangwa ibumoso wumva umuyaga. Ushobora kuwukoraho ariko ntuwufata. Ariko kandi noneho hari n'ibindi bintu byinshi dufatisha umuyaga ugafatika, kuko abantu bo babizi n'amapine y'imodokari tugira ibiro runaka by'umwuka dushyiramo. Niba ikintu tubasha kugipima ku buremere amaso atakibona, ntabwo bisobanuye ko cyo kidahari, ahubwo ikibazo ni amaso yacu atakireba. Muze kumfasha tubiganireho neza. Ni amaso yacu atakibona. Abantu benshi bizera Imana mu biboneka, mu byo barushanya cyangwa mu bigaragara, bakavuga ngo Imana yakugiriye neza. Ariko n'uburyo bw'imyizerere yawe nibyo Imana yakoze imirimo mu by'ukuri. Mutumva mushumba ari kuvuga ngo arankunda, twanyuranye inzira iteye ubwoba. Ntabwo nza kuyivuga ko sinakora ikosa ryo kumutangira ubuhamya, ariko twagendanye inzira amanywa nijoro. Dusenga ubuvumo, ntabwo nzabwibagirwa ubuvumo twasenze bw'ibumbogo, bakundwa nshuti z'umusaraba. Kandi mu bihe bikakaye bigoranye Imana ivugana natwe kandi tugumana nayo. Imana ishimwe. Iravuga then tuyigumaho kugeza ubwo isohoza, irenza n'ibyo yavuganye natwe, ikora n'ibyo tutigeze dusengera uwo munsi. Imana yarakoze, yabanye natwe mu ngeri. Hari n'ibyo yakoze itari yatubwiye. Murakoze. Rero umwuka w'Imana muze kunyemerera tukure mu mitekerereze tuwuzane mu bifatika, kuko ku bantu batizera Imana ituye mu ijuru, ariko ku bantu bizera Imana igendera muri twe, ikorana natwe. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Haleluya. Iyo ushaka Imana uyishakira mu ijuru ntuzahabona, ariko nuyishakira muri wowe ukayibura uzakingura kugira ngo ize. Niza ukayumva izakuyobora, ikorane nawe. Paulo yandikiye Abaefeso 3:20 je pense, yarababwiye ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, ibyo twibwira. Igera ku ijambo nkunda kwibwira no gutekereza mu bitandukanye.
reka gatoya nse nk'udeviye. Abantu bizi icungamutungo amafaranga aba mu byiciro. Hari amafaranga afatika twita cash, sibyo? Hari n'icyo twakita online money cyangwa electronic money, sibyo? Uburyo wabyitamo za cryptocurrency n'ibindi bidafatika, ariko byose reka tuyita amafaranga yo kwikoranabuhanga. Noneho na sheke ubwayo, burya sheke nayo ibarwa nka cash, ntabwo ibarwa nk'amafaranga yo kwikoranabuhanga. Niyo mpamvu bahana umuntu wasinye sheke sans provision itazigamiye. Noneho hari amafaranga rero abizi icungamutungo bazi, ari nayo menshi abaho, amafaranga yo mu bitekerezo. Amafaranga yo mu bitekerezo. Ndagira ngo muzi kumfasha tuganire kuri iri jambo gusengera mu kuri no mu mwuka. Ndagira ngo tubanze dukuri ibintu mu mwuka tubishyire mu bigaragara, kuko ni mu bitwara mu mwuka. Hari abarokore bajya bubaka ingo mu mwuka bakagira ngo niho bihora, kandi abo bubakanye batazigira mu mwuka. Burya ubwenge butanga n'umwuka wo kubaho mu mubiri. Mwibitwara mu mwuka gusa. Umwuka atanga ubwenge bwo kubaho mu mubiri, kandi nabyo bikaguma ari umwuka, ari ubwenge bw'umwuka. Rero nitubitwara mu mwuka gusa tutagira ubwenge bw'umwuka mu mubiri, birafeiringa. Ni hahandi n'abanyamubiri baza mu iteraniro tukabura uburyo tubigisha, kandi mu iteraniro twigisha bane: injiji, abanyabwenge, abanyamubiri n'abanyamwuka. Bagomba gusohoka bumvise icyo Imana ivugana nabo. Abo bose bagomba gusohoka bumvisha icyo Imana ivugana nabo. Imana ishimwe. Ayo mafaranga yo mu bitekerezo reka tuyagereranye n'amasezerano. Mwari muzi ko nta muntu ukira atarigeze agira amafaranga mu mitekerereze. Umuntu wese ajya kudepoza asaba akazi, ari amafaranga yo mu bitekerezo ari kurwana nayo. Ujya kugura moto ngo uyishyire mu muhanda, ari amafaranga yo mu bitekerezo ushaka. Ujya gukora business, ni amafaranga yo mu bitekerezo akuyobora kujya kuzana amafaranga afatika. N'uburyo rero bw'ubumana mu myizerere, dufite Imana mu buryo bufatika. Bera b'Imana, Imana iraboneka. Imana iraboneka, ibasha kuboneka, abayizera bakayibona. Ikintu kigoranyeho gatoya nuko umuntu wabonye Imana n'umuntu wariye ku by'Imana ntavuga uburyohe bwabyo ngo bwumve n'umuntu utaraburya. Nta nubwo yisobanurira abandi ngo nayibonye gutya, ntibabyumva. Ntabwo sinzi niba bijya bibabaho. Hari ibintu wumvisha ubwenge ariko ukabura uburyo bivuga ku munwa. Namwe bibabaho. Niko uburyohe bw'Imana bumera. Niko uburyohe bw'Imana bumera. Umuntu utanyweye kuri aya mazi ntiyamenya ngo arashyushye cyangwa arakonje. Ngewe nyirukuyanywa ni ngewe winjoyinga gu yayo, uburyohe sweet yayo, uburyohe bwayo ni nge ubunywa. Niwa ntabwo Imana irashira. Asante mushumba, murakoze mu ngeri. Ntabwo Imana irashira, imirimo yayo ntirarangira, ntabwo iracogora, ntabwo ishaje ngo gukora binanire. Nta pansiyo igira na break. Undakumva amakuru y'umurwa, uri kuratagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama, umusumwe nzawi. Ndahamya neza ko tutibeshe, kugukurikira ni byiza, ntacyo bidutwaye kugukorera. Bendera ryawe rizahora rizamuye, dusezeranye nawe isezerano ko tutazakureka. Yesu we, haleluya. Babonye aho inyanja icikamo, babona ya nkingi
umuriro barya ibyo kurya byo mu ijuru ariko baranga barinangira babonye aho inyanja icikamo biti warikuyemo babonye aho inyanja icikamo aho babona yangingi umuriro barya ibyo kurya byo mu ijuru ariko baranga barinangira mana wage ndanye natwe iyi myaka yose mu butayu ntituzibagira ibyo wakoze Mane gumusa asante unyemere haleluya umuherekeza wo mu rugendo rwa Mose n'Abisiraheli iraboneka ari inkingi y'umuriro ninjoro yabaga umuriro ikagaragara kuba umuriro ninjoro birasobanuye ngo ntimugera hatabona ngo mumbure ndi umuriro mujye mundeba ndaboneka kabiri ibi nkingi ku manywa muzaperereze nta hantu haboneka inkingi hatari ikinkingi ifasheho kabiri inkingi baho kugira ngo igire ibyikomeza nicyo gisobanuro cy'ijambo inkingi enima tosabone salibori hari uburyo Imana igaragaramo Imana ikaboneka fizikali ukayireba ukavuga ngo mbonye Imana nge yavuganye nanjye kiri muri Islam irambwira ngo Anicet ntabwo nari insinzira icyo gihe nari maso aho irambwira ngo ninjye Christo wakubambiwe isubiramo ngo nguhamagaye mu izina kabiri ngo abo muri kumwe n'abanyamaboko ngo ntuzabatinye ngo nguhamagariye kunkorera kandi uzakoresha ukuri ibyo yabivuganye nanjye sibyo nasomye si umuhanuzi nari nakuru muri Kenya turi mu rugendo rw'ivugabutumwa twitaga haveru nukujya impaka juste twari mu rugendo twarwitaga iterambere ry'umwana muri Quran twajyaga Palestina icyo gihe 2007 mu Rwanda batwima indege kubera Al-Qaeda yari imeze nabi tunyuriza ubutaka twari gufatira indege nakuru mpamagarwa kuri 17 z'ukwa 7 aho ivugana nanjye ndayumva narayumvishe ku buryo nubwo inzara yashyunguta ntiyavuga nk'Imana niyo ubukene bwavuga sinabwumva nk'iryo jwi niyo umuborogo waboroga sinawumva nk'icyo gihe niyo abanyamagambo bavuga imbaraga natewe n'ijwi ry'Imana ntiryasubizwa inyuma n'amajwi y'abakomeye n'ayaborohe tibishoboka Imana nubuhe bwoko bufite inayabwibuha ukubiteka zahura natwe mutima wanjye ibyo ndabikunda papa nkunda kuririmba niyo ntabimenya niyo biti byakujyana ariko ijambo mba ndivuze nkunda kuri mujye munyihanganira uko ndirimba mu musigiti nta ndirimbo zabagayo
Imana yaramvugishije ndayumva. Imana iyivuze urabimenya, iyikoze urabimenya, iyo yiyerekanye urayimenya. Imana uburyo bwa ishatse gukoreramo biramenyekana cyane. Ndumva navuze induru we. Mubwira abandi iby'ijuru iby'ururutse imitima, muvuge ko bahiriwe, muvuge inguni muzima, abafite imvune mubasindagize, tumviye kwibendera ribasha kuturengera. Iyo hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima, iyo muri we hari ubuzima, muri we hari ubuzima, muri we hari ubuzima, iyo muri we hari ubuzima, muri we hari ubuzima, muri ye hari ubuzima. Subiramo, muri we hari ubuzima, muri Yesu muri we hari ubuzima. Haleluya, haleluya. Sifa na shangwe. Murakoze. Noneho uyu muntu uri kuri piano nabe yicaye, washyizemo indirimbo ntabwo navuga. Nkunda kuririmba. Icara papa. Asante. Urakoze. Hari ibintu bibiri ngira nzi ko ari bibi cyane kuruta ibindi: kuririmba no kwandika. Iyo nanditse nandika nabi kubera icyarabu, niyo ndirimbye biratana kubera sinabaye mu rusengero. Ariko hari umwana wankomeje arahambwira ngo kuri mashini imikono yose ni imwe. Aho office nzakoresha mu ikaramu kuri mashini imikono ni imwe. Murakoze ushyira mu bushaka kandi bigasomeka. Ikindi cyampumurije, nitugera mu ijuru injyana izizana. Asante. Imana narimbabwiye ngo Imana irafatika. Uburyo yasuyemo sister wanjye uyu nguyu ntabwo ari bwo buryo izagusuramo. Ishobora kuza mu bundi buryo butandukanye, ntikorera muri formule. Rero bene data nshuti z'umusaraba, kuri uyu asante, Bibiliya iratubwiye ngo abasenga by'ukuri bakwiriye gusenga Imana mu mwuka. Umwuka, ndacyabanza kuvuga gato ku mwuka. Imana yabonetse mu byiciro bitatu, ari nabyo bigize amasezerano. Kuva isi yabaho Imana yatanze amasezerano atatu gusa. Irya mbere ni ugucungurwa k'umwana w'umuntu byavugiwe mu kanwa k'Uwiteka ibwira inzoka, ariko Adamu Eva yarumvaga. Yabwiye inzoka ngo mu rubyaro rw'uyu mugore hazaturuka uzakumena agahanga. Yavugaga ubucunguzi bwa Kristo buzakandagira uburiganya bw'umwanzi. Noneho bwa kabiri, Imana ivugira mu kanwa ka Kristo yaravutse ahari, aravuga ngo nkwiriye kugenda kugira ngo umufasha aze. Umufasha yarabonetse ari bo Mwuka Wera. Bwa gatatu, Yesu aravuga ngo nzaza mbajyane. Andi masezerano yose mufite na accessoire, na mashami ni inyongera. Niyo mpamvu Paulo yaravuze ngo iyo igishyitse gishyitse, bya bindi byose bidashyitse bikurwaho. Ntabwo kuza kwa Kristo bizabuzwa. Ntabwo Yesu azabura kuza kubwo umukobwa uzabufashe kuri drapeau nationale ari kurahira n'umugabo. Ibyo ntibizahagarika impanda. Igitangaje, umubabaro n'uburibwe bw'umubabaro umugore agira muri maternité ntabwo buzabuza Yesu kuza. Uzaribwa n'inda, ibise biri kukurya, impanda nivuga uzagira ngo ni ibinya baguteye, wumva ijwi rya Kristo. Umubabaro mufite w'ubukode ntabwo uzabuza Imana kuza. Ntabwo Imana izanga kuza ngo nuko mukennye, ngo ntimurabona amamodokari, ngo amazu. Ibyo ntibizabuza Imana. Izaza kuko yavuze kuza, kandi izaza kuko ifite abizajyana. Izaza. Nigeze najya kuri TV1 barambaza
twari kumwe n'abagabo benshi, uhagarariye umwe wari umusilamu, umuyehova, umudive, umubiranamu, n'undi mugabo ngo wari uri kuvuga imana ya gakondo. Imana ya gakondo. Umwe arambwira ngo kuki mutajya muruhuka isabato, kandi ni ukuri niyo myizerere ngira, haruhuka umuntu urushye. Nturambwira kuruhuka ntarushye. Dufite uburuhukiro muri Kristo, indi miruho yose umbwira kuruhuka ni iki? Ntabwo Yesu aturuhura umunaniro, aturuhura umuruho waturukaga ku byaha. None ibyo yarabyikoreye, ndapfunwa n'iki kindi? Ngo none se Isilamu niko yizera ngo ko bavuga ngo niryo dini rizasigara. Nta mwana ubu mfite urubanza mburane n'abazasigara, bazasigara kuko hari bazabasiga. Siko ikijyanwa kiri, hari uwasigara batamusize. Ndavuga ni impamvu bazasigara nuko hari abazabasiga, kandi muri abo bazabasiga nanjye ndimo. Ndavuga ntubu mburane ngere no ku rwego mburana n'abazasigara. Mu by'ukuri twebwe abasiganirwa aho dutegekwa y'ururembo tuzarutaha, urwo rurembo rwera, ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Hari abantu bajya bagira ngo izo ndirimbo nizo gushyingura, nta nimwe yaririmbiwe gushyingura, ahubwo abapfusha bagize agahinda bacogoramo izizajya zibafasha muri ibyo bihe, ariko nta nimwe yahimbiwe gushyingura. Imbo ikiriba Handi ntayo. Undi arangije arambwira ngo nupfu uzajyahe. Ibyo se birandeba, ariko igitangaza kiragwira. Ubu hari umwana wabwira nyina ngo uzagura impetso y'amabara ari mu nda. Ibyo ni ibya nyina, iyo mirimo ni iy'ababyeyi. Ngo none se ngo Imana ngo ntimuzatura mu ijuru, ubwo mwabumvisha abantu bavuga ko tutazajya mu ijuru ngo tuzaba mu isi. Narabwiye nti nimutuze, ibanga rimwe Yesu yaravuze ngo aho data ari niho ngiye, aho ndi niho muzaba. Narabwiye nti nashaka azaza ahindure mu cyumba cy'iwanjye, ahari umwami niho hitwa ibwami. Nta zindi ntambara, nta zindi ntambara, aho umwami ari ni point. Muzare imodokari iyo ariyo yose. Asante yampe mushumba, urakoze. Ibiganza byawe ntibirumbya, bitanga imbuto nzima. Murakoze. Imana ibaha umugisha. Yego. Dore aho nakuye umugisha ni hano ku maturo y'abantu bafite amaturo yejejwe, niho nakuye umugisha. Murakoze, kandi Imana yarawumpaye. Yarawumpaye pe, ntacyo nyishinja. Imana ishimwe. Niba uri muri Yesu neza ugumemo. Ubu tugire urubanza, tugire n'urubanza rw'abantu bazasigara. Niba ari ikosa abanyamwuka dukora, ni ukujya impaka n'abanyamubiri dushaka kubemeza iby'Imana yacu. Ntibishoboka kumvira Imana mu mubiri. Ibi ngibi tuza tugasoma Bibiliya tukababwira ngo mwakire neza ijambo ry'Imana. Si bose baryakira, ariko bose bumva ibyo tuvuze. Nta jambo ry'ikinyarwanda ribamo hano, nta n'iry'icyongereza, nta ry'igifaransa. Iri ni ijambo ry'umwuka rivugana n'ubugingo. Niyo mpamvu bamwe bavuga ngo ni inyanja. No, ngo urisomye nabi riramuyobye. Hoya, yarisomye yarayobye, agumaho yayobeye, ariko si ryo ryamuyobeje. Ntabwo ari ryo. Tujye tuvugisha ukuri. Nuko ntabwo ari Imana, si ijambo ryamuyobeje, si cyo. None se urumuri, ninde muri mwe wabonye urumuri ruyobye umuntu kandi habona?
hayobya umuntu kuko atazi yari kujya ariko urumuri ruracana. Murakoze. Bibiliya yaravuze ngo ku kigo ry'Imana yerekana nk'igoramye. Ntabwo Imana igorama kugira ngo ikigo kiyimenye. Ibi muzaperereza ahubwo ikigo niko kiba kireba. Abize biology mumfashe. Biologiko umuntu afite ijisho rifite amakushe menshi. Sicyo nje kubigisha. Ariko hano inyuma y'imbone hari akantu kitwa pipiye. Pipiye kari connecte n'imitsi yo mu bwonko, niko gatuma ubwonko bumenya bukanibuka cyangwa ndeba umuntu nkabona ndamuzi. Ijisho ryaramubonye riregistira amashusho mu bwonko kuko hareba amaso ariko hakabona murakoze. None aka ka pipiye karahindukira karazungurira, niko gahindukirana n'imbone y'ijisho. Iyo umwana ari mu nda ya nyina, position nziza umwana barimo muzi ko ari iyihe? Umwana wafashe position nziza mu nda aba ameze ate? Abacuramye kandi mu mazi atari oxygene. Umwana oxygene ayikura kuri nyina kubera icyo twita ururere. Abize biology bakita corridor umbilical. Noneho iyo umwana avutse tumuterura ahagaze, yavutse acuramye. Noneho we yarari nta oxygene ariko ahari irahari. Niyo mpamvu avuka ikamurya mu mazuru agahita arira. Iyo atarize tumenya ko atari muzima tugakubita. Rero hari igihe umwana akora cy'urugendo rw'imbone y'ijisho rihindukira ngo rijye muri ya position tumufatamo. Hari urwego ageramo rero abanyarwanda bita ngo ni igisekeramwanzi. Imbone y'ijisho iba yaritambitse ku buryo kureba ukabona uri ikintu kinejeje. Yakureba akabona ni ikintu gisekeje. No, ntabwo ari uko ubusekeje, ahubwo nuko position yareberamo. Rero spiritually dufite n'abantu bareba mu buryo butambamye bakabona Imana igoramye, ariko ntabwo ari uko Imana igoramye. Igituma bayibona igoramye nuko ibapakaiza kuri bo ikabiyereka. Ikabiyereka bakayibona igoramye, yavuga bakabyumva gutyo, yagira icyo bakabibona gutyo. Niyo mpamvu tugenda dufata ijambo tukarihinduramo ibindi, tukarihinduramo ibindi, buri muntu akarikuramwo ibyo yifuza kuruta ibyo rivuze. Niyo mpamvu ni position y'imbone y'ijisho. Kweli. Riba ritarahindukira. Reka tugere hafi nze gupfundika ariko ngaruke kuri iri jambo. Uyu mugore Bibiri tubwiye yari umusamariyakazi. Yari umugore ugira abana batanditswe, ariko kandi akagira umwuga we yandikishije yabaruje. Bibutse ko hari ibihugu byabyemeraga ariko bemeraga uburaya. Maraya Rahabu yari indayi Yeriko, yari yandikishije bizwi, niyo mpamvu yagiraga adresse yamenyekanye. Iyi ndaya yari ifite adresse i Samariya bizwi, yicururizaga ahitwa Ishitimu. Amateka yarazwi simatinda, ariko nubwo yakoraga uburaya ntiyabikundaga. Ubuhamya bw'uyu mugore muzabusanga mu ndirimbo y'123 ivuga ngo Yesu niwe musambonyemo, niwe wayiririmbye. Uyu mugore igihe kimwe kiragera, Yesu ari mu butumwa, yiyumvamo kunyura igerizimu ku iriba ryo kwa Yakobo, akurikije abigishwa ari kumwe nabo. Aravuga ngo sinjyayo, aba bagabo ntibemera nganira na maraya, ntibemera nganira n'umusamariyakazi. Hari abantu batajya bemera Yesu avugana na buri wese, kandi Yesu ashaka buri wese. Icyo ni igicaniro cy'idini. Idini ntiribohora buri wese, riramuboha ariko rikabohora ibyo azana. Niko igicaniro cy'idini rimera. Yesu aravuga ngo kugira ngo mvugane nawe nuko aba bagabo mbaheze. Yesu yabanaga n'abigishwa batari boroshye, inshuti z'umusaraba. Yohana yari umunyentambara. Ari abantu bajye bavuga ngo yakundaga Yesu. No, Yesu niwe wamukundaga, aramwiyegereza kugira ngo amwokipe. Bagiye i Samariya, Yohana, Yakobo, Petero na Yesu. Bagezeyo babima icumbi. Yohana aravuga ngo reka tubakubite baduha aho turyama. Tekereza gukubita umuntu ushaka kurara iwe. Biranga bashyiraho indi option, baravuga ngo reka tuhatwike, noneho barare bazimya natwe turare duhagaze.
aba bagabo ntibari boroshye barare bazimya natwe turare duhagaze. Yohana birasobanura ngo Uwiteka yongeye kutugirira ubuntu. Yari afite uwitwa Petero, mutekereze umugabo. Ntabwo ari ukugira ngo mbasetse. Umugabo yacuze inkota ataramenya Yesu, ayibika yaramenye Yesu, kugeza ubwo acomora inkota akata umugabo ugutwi. Yesu araguterura gusubizaho, aramubwira ngo uru rugamba si urw'umubiri. Ayo makuru ntiyarahagije, aramubwira ngo subiza inkota mu rwubati. Erega Petero ayisubizamo arongera arayibika. Bamubwiye ko ntaho izakenerwa, arongera arayibika. Bamubwiye ko ntaho izakenerwa vurema, kandi ayibika abana na Yesu, ayikenyereraho, azi neza ko hano yayihishe Yesu ahazi. Azi neza ko inkota afite, ariko arayihisha, arongera yibombarika nkaho ntago twaciye. Arongera aribombarika. Namwe nimutekereze, yarakase agobyo yanyuze mu bantu. Yesu aramubwira ngo nawe uragiye, arahindukira ngo twakuvaho tukajya hese, kandi yaragiye. Aba n'abagabo batari boroshye ngo twakuvaho tukajya, kandi already yari yamaze gukata kare. Yabanaga n'uwitwa Andrew, bivuze umuntu uri maturity, mature, ukuze mu mitekerereze. Yarumvaga akabanza kanariza. Hari abigishwa babiri bagoranaga kumva, Toma na Andreya. Toma biravuga ngo ni Didumo, twins, uvuka mu mpanga. Yagiraga impanga ye, se na nyina bahoraga barwana. Aravuga ngo ibyiringiro ntaboneye kwa data sinzabibonera ahandi. Akavuga ngo wewe suri uwo kwizerwa. Nta muntu yizeraga abikuye ku bikomere by'ubuzima. Umunsi abwiriza ubutumwa, Toma niwe wajyanye ubutumwa mu Bahinde, ni naho yaguye, bagira n'izu y'umutagatifu Toma. Sinshaka kuvuga abo bigishwa ba Yesu, sinshaka kubatindaho, ariko kimwe muri ibyo Yesu arabareba, aravuga ngo aba bagabo bamwe bari abigishwa ba Yohana umubatiza, arabamuha umunsi abatiza. Arabareba, bari bafite amagambo ya shebuja Yohana. Ko mwibuke Yohana abafarisayo baza kubatizwa, aravuga ngo mwabana b'inshiramo. Namwe mutekereza ayo magambo. Bagiraga uburakari ku buryo bangaga umuntu uwo ari we wese batahamagarana. Yesu aravuga ngo ntibatuma nganira n'uriya Musamariyakazi. Arababaza ngo mushaka iki? Ngo dushaka ibiryo, turashonje. Aravuga ngo nimujye mu mudugudu kubizana, kugira ngo umenye ko batari bashobotse. Abantu 12 bose bagendeye rimwe kuzana ibiryo by'umuntu umwe. 12 kuko avuze ibiryo, bose bakatira rimwe. Ubu Yesu afite abantu ahamagara, akabatungira agatoki, bose bagahururirayo. Ubaza ikintu cyatuma abanyarwanda twese twisanga mu rusengero. Azi ikintu cyatuma abanyafurika tugira ububyutse, buri Nyafurika akavuga ururimi rw'Umwuka Wera. Arabizi, yaguhamagaye ntibitabe, ahamagara ibikurangaje byakitaba Imana ukaza ubikurikiye. Ubu hari abantu bazanwe n'iby'Imana ibanyaze. Hari abantu bazanwe n'iby'Imana ibambuye, bagahita babapreza ku Mana, bakavuga ngo Yesu ndi hano. Nuko nta kintu kimwokipa. Yaje kuko hari ikintu Imana yahamagaye. Akiza kuko hari icyo Imana yahamagaye, byatumye agumana na Kristo. Kandi bene uwo muntu Imana ivugana nawe kenshi ishingiye ku marangamutima ye. Niwumva kenshi kubwira ku byo utekereza, ujye umenya ko imitekerereze yawe ikiri mu nzira Imana ishaka kuguhindukizamo. Yesu aravuga ngo nimugende, bose baragenda, bose bagendera rimwe. Bose bagendera rimwe. Bagezeyo bahagurutse ku iriba. Ese ubwo muracyari kunyumva? Bahagurutse ku iriba ry'i Garizimu. Maraya nayo ihagurutse mu rugo iwayo. Biteye imyitero, maraya ifata ikivomesho. Bahagurukana, bava imbere ya Yesu na maraya ije. Bavuye imbere ya Yesu, maraya ije. Bagera mu murwa, maraya igeze kuri Kristo. Basaba ibiryo, maraya iganira na Yesu.
umukobwa ngo abone Yesu ku iriba aramubwira ngo mvomera umpe ku mazi yo kunywa. Mu by'ukuri si yo Yesu yashakaga. Muri kunyumva? Ntabwo amafaranga yanyu ariyo Yesu ashaka, ariko ni ihame ngo hashyizweho ibiturisho kugira ngo agerageze kamere yanyu. Ntabwo umwanya wawe wo kuza gusenga ari wo Yesu ashaka, ntacyo bimumariye, ariko ashaka igihe cyawe kugira ngo uve mu byo urangariyemo. Nasomye Bibiliya irantangaza, iravuga ngo ukiranutse ntacyo uhaye Imana, ngo unakiraniwe ntacyo uyinyaze. Ndabingize munyumve mwitonze. Yobu yabwiye Imana ngo ngwino, arayibwira ngo nkurikije amakuba ngezeho, kandi yari abitewe n'abagabo batatu, Elifazi, Zofari na Biludadi. Baramusiteresheje iminsi 7 bari gusenga babaza Imana ibyago n'amakuba aho byaturutse. Barasenga, Imana iraceceka. Elifazi abyuka tukayo, baramubwira ngo nta hantu hamera urufunzo hatarigeze amazi, ibi ni ibyaha wakoze. Yo baramubwira ngo ariko ndi umukiranutsi. Aramubwira uti ntukabeshye, n'abamarayika Imana babonamwe amafuti. Ntabwo ari ijambo ry'Imana ni irya Elifazi. Yo baramureba aramubwira ngo ubaye nk'uko ndi wakumva ibyo numva, ariko ubwo ntameze nawe niyo nagusobanurira ntacyo wakumva. Umugore aramubwira ngo ariko nari mbonye umuti, wahitutse ubundi ugapfa. Yo baramureba aramubwira ngo umugore umbwiye ngo ntuko Imana nimubwira ko ari umupfapfa arampitana. Aramubwira ngo uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Ariko uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Arangije arabareba ari kwishimisha urujyo, aravuga ngo nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. Bibiliya y'Ikinyarwanda yavuze umucunguzi, iyo igiheburayo ivuga goheri. Iyo ivuga goheri biravuze ngo ni umusimbura wo mu makuba. Aha ndi kubabarizwa, azaza hicara ababare ngewe njye mu byishimo bye. Niko igiheburayo ivuga. Aravuga ngo kandi amaso yanjye azamureba. Uwo mwananiwe kureba mwiyirije 7, amaso yanjye azamureba. Aravuga ngo ntabwo ari ayundi. Aravuga ngo ntimuzamumbonera, ntabwo ari ni ngewe mwirebera. Aravuga ngo kandi nzaba nambaye undi mubiri. Abivugira mu mubiri ubora. Asohotse yigiyeho hepfo gatoya, aravuga ngo nzi yuko ushobora byose. Sinshaka gutinda kuri icyo gitabo kuko si cyo ndi kuvugaho, ariko atinze mu kibazo arahindukira aravuga ngo havumwe ijoro mama yasamiyemo inda, havumwe n'umunsi mama yambyariyeho. Atuka ibyo bihe byose, arangije abwira Imana ngo ndahindukiye nsanga ibyo bavuze ari ukuri, ngwino tuburane warandenganyije. Imana iraza iramubwira ngo none se Yobu, hari umuntu n'umwe mubo muziranye wari wagira uruhare mu gucya kw'ijoro rikaba amanywa ryari ijoro? Yabaravuga ati ntawe nzi. None se waba uzi igihe impara zimiramo n'amashati? Ni ukuri da. None se kuki impara ziruka zifite amezi ariko ntiziramburure? Ni ntago mbizi. None se ntarakurema wabagahe? Ni ndazi se. None se Yobu terega bari barakumbwiye bari barakumbwiye none ndakubonye. Yeremiya niwe wayibwiye ngo mba numva ibyawe nabiceceka, ngo ariko ndaceceka nkumva n'umuriro untwika mu magufwa, ngo ngashiduka nabivuze. Ubundi Yeremiya ntiyari guhanura, kuko yahanuriraga akagari bakamufunga, Imana igahita imuha message yo mu murenge. Yava muri gereza y'umurenge ikamuha message yo mu karere, kugeza ubwo bamutaye mu rwobo rwa metero 35 afite n'imbago mu ijosi. Imbago ntabwo ari insimburangingo, ni ibyuma bimeze nk'akamashu bishushanyijemo ibirenge, ukandagiramo umutego ukaza ugafata hejuru ku buryo utaba wemerewe kwicara iyo uri mu mbago. Iyo wicaye uhina imitsi, amaraso agahagarara. Bize referescology barabizi ko iyo amaguru aboshye utemerewe kwicara. Ikintu kigutabara ni kimwe, ni ukuryama. Ariko kandi aho bamujugunye ntabwo yari gushobora kuryama hari mu rwobo rw'isaya. Abwira Imana ngo waranshutse nemera gushukika. Iramubwira ngo ahubwo ntabaza nkwereke ibindi bikomeye biruhije utamenye. Bene data, iyi Mana dukorera ni igitangaza. Haleluya. Umukobwa atega amatwi Yesu aramubwira ngo mvomera nyanywe. Aramubwira ati ninde ukubeshya ko nge nawe twasangira? Ubu hari abantu bazi ngo basangiye na Yesu baramwimye igihe. Hari ibintu bitatu Imana ikaba yakubonye, iyo habuzemo kimwe ntubuhari. Ibyo ufite wowe n'igihe cyawe, ibyo bitatu. Ibyo ufite, ibyo utunze nawe ubwawe n'igihe.
iyo havuyemo kimwe ntibigufite. Iyo uhaye Imana igihe ukayima ibifatika ntibigufite. Mu mibare hari ikintu twitaga denominator what denominateur komye. Murakoze. Icyita rusange. Murakoze. Imana irakizi. Imana izicyita rusange irira mu nyajwi ikakurira mu nyuguti mu ngomba. Kurira mu ngombajwi inyajwi ukabuyikuyeho. Wajya mu ngombajwi n'inyajwi uhita kurira mu gihekane. Imana ni igitangaza. Imana ni igitangaza. Ushyiramo imibare ikakwima umwuka ikaguha ubugenzuzi ukajya ugenzura ibidahura n'ubwenge ukajya usoza uvuga ngo ntibyari ibyo. Nuko ubundi bigenda. Umuntu urwana n'ubwenge buri munsi asanga mwe muzasome murebe abafizisiye niko basoza. Abanyamibare basoza uva hejuru ugaruka. Murakoze. Niko abanyamubare basoreza hasi. Dutangirira kuri base hoteli naki grande hotel. Ntago mwabyize se? Nutwo tuntu dutatu tugize imibare ni piramide. Nutwo dutatu twonyine mutagira ngo hari utundi. Utwo twitso tw'utuntu naho umubare uturuka kandi ni amapiramide y'abanyamisiri. Niho umubare waturutse ku bakarudaya. Abakarudaya barabarozi b'Abahinde. Niho abakarudaya baturutse. Wari umubare bakoreshaga. Umubare wose desha twebwe bana twigishije imibare mibi. Umuntu wize umubare uri hano anyomoza ufata kabiri ugakuramo 10 bigashoboka. Ku bantu bize umubare birashoboka. Ubundi ntibyagakunze ariko birashoboka. Ku bantu bize umubare nge nize astronomy irimo imibare myinshi. Narayize kandi ndayikubita atansiyo. Ujya mu mubare ugashakisha. Numva ururimi rw'umwuka bwa mbere narwumviye mu rusengero Igihundwe. Yavuze ururimi mpita mfatira icyarabu n'icyaramaya dore ko ari indimi nkunda. Igihe burayo gikeya ndacyumva. Yavuga nkumvamo akagambo gatoya ngatinda kubyo avuze njya kubihuza ngo numve ko bisobanura ibyo asobanuye nkumva sibyo. None nge ntinda muri sibyo asoza kuvuga iby'Imana ivuze nta kindi ndumva. Imana ifite uburyo izubaza abanyamubiri kugira ngo ivugane n'abantu yemvise. Iguha invitation. Noneho hakazamo n'abitumiye. Abitumiye kugira ngo batakubera imbogamizi irabahuza. Baba bari busy. Imana ikavugana nawe ntibamenye ko yamaze kuvuga. Yahugije abigishwa bajya ku isahani y'ibiryo kugira ngo marayibone ukwiza. Ubu hari abantu Imana ijya yirukana mu rusengero kugira ngo tugire amahoro. Ikabakura muri komite nyobozi ntibagaruke kugira ngo inama izagende neza. Hari abantu Imana igica ku ruhimbi kugira ngo batayobya bakarya n'intama zayo. Imana ifite uburyo yuhura. Mu Kinyarwanda cyuzuye nukuhura. Ikuhura umuntu akavuga tubungiye muri business mukagira ngo nuko mu muhamagaro byanze kumbi kirangarije mu note. Akazibara akazaza abana b'ubugingo baravomeye ku iriba ryayo. Baraje basanga umusamariya ari kumwe na Yesu. Musome Bibiliya ko bavuze. Harabutuye umuntu arakorana nawe iki? Izere ko wasenze kandi utasenze Imana yumvishe. Wimubangamira. Ngo mbabwiye nabi ngo mbabujije gusenga. Wimubangamira. Wagiye muri saro cyangwa ugashaka ikindi gihe cyo gusenga. Cyangwa ugasenga bucece. Hari injyana yitwa gititi yakoreshejwe Yerusalemu no mu masengesho Hana niyo yakoresheje imbere ya Eli. Gititi nukunyeganyeza umunwa umuntu ntamenye ibyo uvuga. Uzanyura ku muntu wikoreye ibuye mu butayu hari gihe njyayo mbukunda kubi. Ndabukunda sana. Ukabona umuntu akunyuzeho ariko ntumenye ibyo ari kuvuga. Iyo ni gititi. Uravuga abo muri kumwe ntibumve. Niba ushaka gukubita igini wapfukamye ugakoresha gititi kw'Imana yumva. Hana yaragiye agezeyo asanga Eli ntahari. Abwira Imana ngo wabonye impamvu nshaka umwana. Umutambyi yarangaye. Wagize se yarangaye kubera ari wafite ibyana bitumva yagiye mu bana be. Ati igicaniro cyawe. Arangije abwira Imana wanyihereye umwana
ngakira ubugumba nawe nkamuguha ukabona umuhanuzi. Imana yumvishe harimo inyungu yayo, ntabwo tibyara gusengera mu kuri. Umwuka ukubwira ibyo Imana ishaka igambiriye, kwigisha gusenga. Umwuka ukwigisha kwatura. Hari umusore wari ufite nyina w'impumyi, ashaka umugore kubyara biranga, aranakena. Agiye imbere y'Imana iramuga ngo saba icyifuzo kimwe, icyo usaba cyose ndagikora. Hareba kuvuga ngo mama abona n'ubundi ntari bubone urubyaro rwe. Havuga numpa ibyo kurya biraribwa nabande se. Arangije iti mu rubyaro se bararyikize. Umwuka, gukorana n'umwuka. Aravuga ngo ndashaka kubona mama areba abana banjye barira ku isahani ya zahabu. Gusengera mu kuri no mu mwuka, Imana iguha ubwenge bwinjira. Ntazabona abana akiri ingumba, nyina ntazabareba agihumye, ntibazarira ku izahabu bakennye. Abivugira rimwe. Imana yigisha gusenga. Umukobwa yageze i Siriya arebye Namani, aravuga ngo uyu mugabo ntazandekura n'ubundi yamfashe nk'umugaragu, ariko arabembye nimubwira amateka y'Imana yacu agakirirayo ntazongera kunkoroniza. Aramubwira ngo wageye ko habaye umuntu w'Imana. Ageze yavuye akiza, aramuga ngo wambwiye inkuru itandukanye n'iy'abanyagihugu bose, subirira iwanyu. Ataha ari we wenyine. Gusengera mu mwuka no mu kuri. Umuntu wasengeye mu kuri no mu mwuka, ukuri ntabwo ari ijambo rivuzwe n'umunyakuri, oya, ukuri ni ijambo ridahinduka. Ryaba umunyakuri warivuga utarivuga wakitwa umunyakuri kuko ushingiye ku kuri, ariko ukuri ntigushyirwaho n'umuntu, ntikunakurwaho n'umuntu. Umunyarwanda yaravuze ngo guca mu ziko, uko ni ukuri nyine. Ukuri, ijambo ry'Imana ntirikomezwa no gukomera k'umuntu rivuze, rikomezwa n'uko ryo Imana yarikomeje. Rero iyo uhagaze kuri iyo foundation, iyo fondation, akaba ari yo uhagararaho ku bidahinduka by'Imana, ukaba mu ihame ry'Uwiteka, beneda uretse no gutungurana, nawe uritungura ubwawe. Nawe utungurwa n'imigisha, amasoko y'imigisha yo mu ijuru arakumanukira. Bibiliya yavuze ngo isoko y'amazi y'ubugingo ngo izatemba igere no mu bugingo. Iyo soko iratemba ikagera mu bugingo iyo uhagaze ku kuri. Ukuri ntibisaba ngo hagire umuntu ukurondora waje gusenga. Muzaperereze amazi y'isoko, uzabigerageze. Uvoma amazi y'isoko, uvome n'ibiziba uyavange. Amazi y'isoko aricayura, ntabwo urindira abakurondora. Isoko y'ikuri muri icayura. Abigishwa babonye ya maraya bagira impaka, barazamuka. Bibiliya iravuga ngo babonye abantu benshi mu gice cya 5 Matayo, nabari bararitswe n'uyu mugore. Abo benshi ni bamwe yagiye kureba, agiye kubwira umugabo bararanye, ntabwo ati muze murebe mbonye Mesiya. Bageze ku musozi, Yohana aramukurura amujyana ku ruhande. Ndashoje, aramubwira turambwira icyo mwakoranaga. Aramubwira ngo Yohana, najyaga njya ku iriba ry'isi, mfite inyota nyinshi, naba ngiye kunywa amazi agakama, ngo ariko narebye Yesu amaso arahumuka ndanyurwa. Aramubwira ati hoya ntabwo ndanyurwa, mbwira ibindi mwaganiraga. Aramubwira turi uramuzi ko ari Yesu w'i Nazareti kandi wowe ukaba uri Umuyuda. Aravuga ngo niwe mpaza wenyine, niwe umpaza wenyine. None ni Yesu mpaza wenyine. Ibyo byo kumbwira ngo ni uw'i Nazareti niwe wenyine umpaza. Yohana aramureba, arangije arangwa ariko se bite byawe ni ibiki mwavuganaga? Aravuga ati njyewe najyaga mwirengagiza simwiteho, sinite ku mukiza wanjye, ngo nkimwirengagiza ntamwitaho, ngo amfatisha urukundo rwe. Niho yavugiye ubwo buhamya bw'indirimbo. Yohana yanditse ibyo yabwiwe. Gusengera mu kuri no mu mwuka. Umunsi umwe maraya yasengeye mu kuri no mu mwuka yahindutse umubwiriza butumwa. Umunsi umwe gusa yahise amutuma, kandi muzaperereze. Muzi mushumba ahantu yanyuze, nababwiye ngo sinatanga ubuhamya bwe. Muzi ahantu nanyuze kugira ngo Imana inyemerere guhagarara hano ku ruhimbi. Yewe data wa twese uri mu ijuru we, ikabutura gusa. Narasengaga kugeza ubwo nabuze umwenda, mfata ipantaro ya Grand Frere
nyicamo kuko ntiyari kunkwira, nyizirikisha ikerastike, ndi gusirimba nacyo kirabohoka. Wari uri inyuma arakana, mbega inzira y'ikizigu. Nakubitiwe mu isoko nzira kubwiriza. Mana data wa twese uri mu ijuru, nigeze mva hano njya kubwiriza ahantu ibutare, ngiye mu giterane, si ngombwa kuhababwira. Umugabo aza kundeba afite ikimoto gishaje bene data, ariko wumwibone. Nkajya mubwira nti mpagaza, akambwira ngo ndi kureba ntabwo ari we. Angeze imbere ndamwanti ni ngiye, barambwira ngo iyo menye ko ari wowe wari kwizana. Iyo nayo ni inzira. Arande barambwira ngo ni wa Anicet niyo mugabo, niyo menya ko ari wowe wari kwizana. Iyo nayo ni inzira. Nagiye kwigisha ahantu mu majyaruguru, nicarana n'umuntu ku ntebe, ari nawe wantumiye, ari nawe akajya mbyiga. Nkageraho njya guhanuka, nkamubwira ntegera hirya, akongera kansunika. Haciyemwe akanya arambwira ngo ariko se wakimutse ukajya kwicara hari inyuma. Ngo rega ngo barakundangiye sinari inkuzi. Ngo narinze kwa Anicet ngo ari ikigabo kinini. Iyo nayo ni inzira. Iyo nayo ni inzira. Nabaye muri Buranga mu Myembe, papa Jowa narahazi. Turaziranye icyo gihe, ubuhamya ndi kubaha bufite abahamya. Inzu ya imodoka yagiye Nyabugogo imvura yitwara, yatwaye igisenge cy'inzu nabagamo, irakigurukana. Ndangije mbwira Imana ni ntacyo nubwo igisenge kigiye ariko se mu gishanga kimaramwe iminsi. Nibwo narambagije. Ngiye Imana irambwira ngo nguhaye umugore. Nayo ni inzira. Ariko umugore inshuro imwe gusa arabwiriza. Natangajwe n'umujura wabwiye Yesu, aramubwira ngo nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. Ariko umusaraba iburyo nta kindi akoze, ntiyihannye, nta kindi akoze. Arangije aramubwira ngo uyu munsi turi bubane muri paradiso. Umva akantu kanejeje, yaramanutse akigenda, umujura agipfa, ahura n'umuzuko w'abera nawe ajya gutaraverisa Yerusalemu. Bibiliya ivuga iki se? Bibiliya iravuga ngo abera ibitare bikingutse, abera baratambaga asante. Ibituro byarakingutse ngo abera babonekera abantu benshi i Yerusalemu. Umujura ndi yarebye ngo abone ibye ngo byagenze, nawe yarataraverishije, arazenguruka. Iyi nzira isaba kubwiriza umuntu akagutuka ntumusubize. Inzira isaba ko umunyantege nkeya kuri wowe gukubita urushyi ukihangana. Iyi nzira igusaba kwinvestisa umuryango ukeneye ibyo kurya. Yewe data wa twese, umugore abumubwiriza butumwa umunsi umwe. Mureke nsenge. Nari ndi kwigisha ndi ku Ruhimbi Nyagatovu kwa Agustin. Nari kumwe n'umupasiteri uramuza, asigaye acururiza rwa Butare. Yitaba telefone adusakuriza turi kwigisha. Aritaba, ntamwese nyakubahwa mwakitabiye hanze. Arakupa arayibika. Amateraniro asoje arambwira ngo nshaka kuguhugura. Ngira ngo ni inama. Afunga ingumi. Iyi nzira arakubita, ndamwe naho wanyuze inzira zitarizo. Gukubita se ntiyari kundusha ingumi, ntiyari kundusha umugeri, byari ubugegera, ariko njye nari kubikora professional. Ko nateranye imigeri nakinnye taekwondo sobanutse. Kumbwira rero ngo arankubita bishingiye kuri kamera, nawe nti muvandi Imana ishobora kubita arakungabiza nushaka kubyihorera. Ariko iyi nzira itwemerera ko bafunga ingumi ntitubasubize. Nari mu nama imwe turi gutegura igiterane, umugabo avuze ndamubwira nti nyamara suko byari kugenda nkubiturushya, arambwira ngo mvuguruza nkande. Tabase ko uyu muntu atumiwe mu nama igitekerezo cye cyakirwa umpoye. Iyi nzira Paulo yaravuze ngo twasaga n'ibiharurwa byo ku cyavu, ngo twatatanye nk'izitagira umungeri, ngo nta muntu n'umwe wo kutugirira imbabazi. Naho nigeze mpura n'umugabo arandeba arambwira ngo Imana yawe irakomeye. Ngira ngo ari kumfasha gushima. Arambwira ngo yaba amaguru ashira nkurikije igihe wagenze n'amaguru, ngo yaba ageze mu mavi.
yarambwiye ngo Imana yawe irakomeye, ndamwana ni ukuri n'inyembaraga. Arambwira ngo yaba amaguru ashira, ngo yaba bageze mu mavi. Arangije arambwira ngo ngahinjira mu modokari ngo tware. Nasomye ijambo rirambwira ngo ibiryo by'ijisho ari bintukabirye. Ndangije ndamwana igendere. Iyi nzira yatumye nkubitwa inkoni 60 umunsi nakira agakiza, narazikubiswa. Iyi nzira narateze ngiye kwigisha Gahogo, mpura n'umushehe umwe twigeze twabana mu musigiti, yankubitiye ingumi Nyabugogo. Murebye mbona niwe, mbona icyampora, ndamwana sinakurenganya, nanjye mba nkawe mba nkudiye. Ndamureba, iyi nzira twayibabariyemo. Twayibabariyemo. Iyi nzira wemererwa gusuzugurwa kugira ngo isengesho ryemere, nuko ufata agasuzuguro nk'ibyo kurya byawe kugira ngo umanuke uce bugufi. Iyo udashoboye gufata agasuzuguro bagusuzugura, wishyira hejuru ugasiga amasezerano. Iyo udashoboye kugishisha paka chini, wishyira hejuru ugasumba amasezerano, ukabaho utegereje iby'Imana ikora ukabibura. Oringa te uwuriwe wese, wabyanga wabyemera, gusenga kugira ngo isengesho ryumvikane usabwa guca bugufi. Uwuriwe wese umwanya urimo wose. Ibi ngibi abanyarwanda twazanye formule, ukuri ry'iti ngo Mana ngo sindi mwisi sindi no mwijuru, ngo narinje ngo duhurire hagati. Burya ni ibikomere ariko uri mwisi. Uri mwisi, n'indege ubwayigenda mwisi, none wowe uri mu giti ngo ntabwo uri mwisi. Ngo Mana ngo tubwizanye ukuri ngo nk'abantu b'abagabo babiri. Wowe nande se? Wowe nande? Ubwo uri umugabo n'Imana, ubwo n'abagabo babiri barakubeshya. Umugabo wowe nayo muri abagabo bongo. Uretse nawe no mu muco w'abanyarwanda uzareba umugabo ugeze mu bikingi by'abandi, abatunzi nibo babizi, atwara inkoni ku rutugu. Wayitwaye nk'urageze ukavuga izuje gucyura niba uzigira muri urwo rwuri. Iyo yinjira mu rw'abandi akabanda agasiga, ntimujya mwumva tuvuga se mu migenzo yacu ngo nimudusubize utubando. Nuko ubutware twahageze turabumanika, turavuga ngo tuyobowe nawe. None ugeze muri uru rugo ngo uri umugabo nawe nundi. Manuka gahoro kugira ngo usengere mu mwuka. Shuka, manuka niho umwuka akora. Ndagira ngo mbabwire ko kwatura kenshi si byo bituma ibyaha ubireka, ariko guca bugufi cyane bikubuza gukora ibyaha. Guca bugufi kenshi bikurinda gukora ibyaha, kuko umuntu uca bugufi yinjoyingwe icyari cyo uwuriwe, urabiryoherwa, uryoherwa n'uwuriwe. Kuko iyo uzi icyubahiro Imana yaguhaye ntugisaba abandi, ufata icyo. Noneho babakikwima ukajya umanyura ku cy'Uwiteka ubitse ukabahaho. Ufata ku cy'Imana ukakibahaho, ukabaha icyubahiro. Umuntu nagusaba icyubahiro ujye ukimuha, ujye umubwira ngo ndagifite. Ntabwo bakidusaba kuko bagifite, oya bakidusaba kuko twe tugifite. Rero aho kugira ngo ubu ugisaba uzaba ugitanga. Munyemerere dusenga. Gusenga ntabwo ari ukuvuga ibibazo byawe, oya ni ukumenya uko ubana n'Imana muri situwasiyo. Naho ibibazo wabivuga utabivuga Imana yarabyumvishe. Satani yigeze antumira umugore arwaye, narwaje umugore ajya mu bitaro n'umwana ndamurwaza ajya mu bitaro kandi bose babahatandukanye. Satani arambwira ngo ngwino nkubwire, nditaba. Arambwira ngo buri umugore ntapfuye ntaragiye. Umwana se urabona bigenze bite? Ntarapfuye. Uti none se washyize urushyi ku munwa ugataka? Nkumva ni ngombwa ngo mvuze induru ntaka. Haciyemo akanya ndavuga nti reka mbanze nshimira Imana ibyo yari yarakoze. Nibuka mba mu gishanga cy'Ikinyinya ndayibwira nti warakoze unkura mu gishanga. Nibuka umunsi njya gukora mariage nta n'urutoboye nari mfite. Mushumba arabizi rega, nta n'urutoboye n'amafaranga yo kwandika invitation narayabuze, ntanga izo madamu yansaguriye. Namwe ntimwari munzi ngo nzibahe, natanze 6 zonyine. Ndangije mbwira Imana nti warahabaye.
nibuka njya kubyara umurozi yaraturoze tumarwa igihe kirarenga anatwigamba haravuga ngo muzabyara ntakiriho kuri Anicet rero nta kintu kijya kimbuza kwizera kuko Imana ndayizi uwite ndakuzi wenda ninacika intege Imana izaba ari yo kwizerwa niyo nge ntakizera ako ntibyatuma itize umurozi arande baravuga ngo muzabyara ntakiriho ndamwana ubwo uraraye ntiwiriwe ubwo ugiye gupfa kuko gahunda yo kubyara yirahari Imana yambwiye umwana turi ikeyira ni habiyatari yashiriye Dawidi umwambaro narahapfukamye ndasenga Imana irambwira ngo uranejeje ivugira mu mukobwa w'umunyetiyopiyakazi arambwira ngo nejeje Uwiteka Imana iravuze ngo saba icyo ushaka ndavuga nti sinasaba ibingana n'ibyonzi ukora ibingana n'ibyo ushoboye kunkorera arambwira ngo hoya ngo cyature mu izina ndambwira nti ntacyo nsabye icyo nasaba cyarangire ejo yabwira nti ikora ibingana n'ubushobozi bwayo arambwira ngo Imana iguhaye urugo ndavuga nti rakoze ngo ngaho ngo mwana mwita izina kuko nari ndi Keyira ndavuga nti nzamwita Keyira none ngo umurozi ngo ahagarike uwo ariko se anyuzeye nyine anyuzehe mu by'ukuri ndamureba ndavuga n'ibyo ukina nabyo ntubizi wowe ntabwo ibyo ukina nabyo ubizi ibi ngibi mwirirwa muvuga ngo itorero ngo satani ngo agiye kurisenya bongosha awiju ntabwo uzi itorero icyo ari cyo itorero niyo warihamba ntiribora niyo waryica ntiripfa niyo wariniga umwuka ntuhera itorero yaravuze ngo naho amarembo y'ikuzimu yazikuka ngo umurozi waturutse inyagasambu ngo raza riroge uwo ari uw'inyagasambu kandi n'amarembo naho yazikuka nari mfite barabyutse mu gitondo umugabo umwe araza arambwira ngo Imana irambwiye ngo usenge iminsi 7 ngo baroze ubukwe bwawe n'undi araza ngo usenge iminsi 7 baba batatu ndangije mbahamagara bose ndabwira nti mwakoze Imana yavuze ndabwira nti ariko mugende muyibwire ngo ibuye ryagaragaye ntiryica isuka ndi imbere yanyu ku ruhimbi nta murozi wamaze iminsi 7 ndi gusenga murakoze icyo gusa nasanze umugabo yari ari gucuragura mu rugo mvuye mu butayu ndamureba ndambwira nti wajye uyisinzira mu by'ukuri uri kurushywa n'iki wajye usinzira mu gitondo njya kumusura ndamwira se amakuru ntinisawa ndamwira se unarirwa kurari wawe ukarari wanjye base wajye ukomanga tukagukingurira ibintu mwigize byo gutinya utuntu turaho impamvu byagushoboye nuko wabitinye niyo mpamvu bigushobora nahuye n'umugabo w'umwesikoro wigize umupolisi umwesikoro arande barangije arambwa ngo bite sha ndamureba ndamwana nti ni sawa tamakuruze nti ni meza ntisohoka mu modokari nti ngewe ni ndavuze ngo sohoka ntirahira imodokari ya miliyoni 30 nazingahe narazihambuye ndayigura none urukumbwa ngo ninsohoke biramupango nize guteze ndebye rangaje mbona se umupolisi ndamwana ngwino hano ahubwo wowe ugira ibyangombwa by'akazi ariko ubundi urahahamuka nkandi kwa makosa yose agira amategeko yashyizeho amande ariko ubundi ubu ariko tekereza umuntu yicara muri office sibyo agahembwa umushahara we akagenda mu modokari nziza ya company twamubona aje tukamushakira intebe imbere akorera umwana w'umuntu mu entreprise yashizweho n'abantu tukamwubaha ariko Imana yicaye mu ijuru ireba mu basiramu bari mu Rwanda no mwisi hamagara buduruka ari mirambwira ngo ndaguhamagaye ngo nkorere hanyuma ngewe uyikorera ukorana nayo nipfobye nubaha abakorana n'abantu barababeshye ibyo zubibwi uyikuraye ibyo bivanaye Yohana yarababwiye ngo twebwe turi abana b'Imana agerekaho ijambo nkunda aravuga ngo kandi niko turi uko niko mumbabarire narondogoye dusenga ni igicuri gutinya kiri kukubuza gusenga Franka Imana imuhumugisha yararirimbye aravuga ngo niba isi yarumvisha ijambo ry'Imana ikabaho
amagufwa yumye nayo akumva iryo jambo akabona ubuzima. Aravuga ngo ni ikihe kibazo ufite? Niba Imana ivuga ngo isi nibe kuko ijambo isi kabaho, ikabwira amagufwa ngo ngera ubeho ubuzima, imitsi, imibiri, ibyo gusa bigatuma bigenda. Uri gutinya iki mu gusenga? Ni iki mu by'ukuri cyatumye utinya? Wacogojwe n'iki? Nabwiye Satani nti ntumfatiranye ukanyereka ibibazo, ndayibwira nticara nawe nkubwira ibyawe. Ndayibwira nti ubwami bwancunguye nibwo bwaguciye. Ndavuga nti niyo nahomba umugore ngahomba inzu ngahomba iki, sinaba umuhombyi ngo tungane. Ndavuga nti impamvu uvuga ibidashoboka nuko nta na rimwe wigeze ugambirira ibyo ugambire bikagushobokera. Ndavuga nti ngwino hano, ndavuga nti ngwino icara aha tuganire. Ndavuga nti mu migambi yawe ni iki cyiza na kimwe wari wifuriza abera ku buryo umbwira ngo birashoboka? Ndabibwira nti impamvu mbwiye ngo ntibishoboka, nagiye kwa muganga nsengera madamu, navuze amagambo make mbwira Imana, ndayibwira nti ndagushimiye ko umugore wanjye umukijije. Ntiyavugaga, ntiyarari ku. Ndavuga nti ndagushimiye ko umukijije. Umuganga ntega amatwi. Ndavuga nti ijuru rimwe abakerubi, abaserafi, mfata ama departments yo mu ijuru. Ngira Imana ntiyavuye mu itsinda rimwe ijuru ryahungabana. Ndavuga nti wibuke ko urugo rwanjye ari ijuru rito. Ndavuga nti kandi uyu niwo mutima. Umwana ni umusaruro w'urugo. Ndavuga nti none umusaruro nugenda urugo ruraba rumeze rute? Ngira Imana ndagushimiye ko ibyo wumvishe ubihaye umugisha. Muganga amarira aragwa, arangije arambwira ngo ngaho ngo mudutize ngo mutere umuti. Ntageje ndebye muganga ari kurira, ndamwa nti humura Imana yahabaye. Ndataha, kigera mu rugo baramuha muvugisha kuri telefone. Gusenga, amasengesho gusenga. Nagiye ikanyarira, barambwira ngo invitation y'Imana. Mbwira Imana nti nta invitation yawe nanditse. Ndabwira nti niyo nayigira sinayiguha. Ndabwira ahubwo wowe zifate utumira abo watwerereye ubukwe bw'umuhungu wawe bugende neza. Ihamagara umugabo baga New Zealand, ageze hano kuri aeroport abura ahantu yerekera, atanga contact zanjye arababwira ngo nimumubwira azanyobore. Atinda avunjisha, bamuha $1,200,000 yakirira muri envelope. Nje kumureba ndamutwara mugejeje Inyamirambo, arambwira ngo ngaho ngo akira ngo agafanta. Ntiyarazi ko navuye muri Islamu, ntiyaranazi ko mfite ubukwe. Ndamwana urakoze. Nayabariye muri Serena, narinjiye ndebye ibyo binote, njya muri Serena mbwira Imana nti burya watanze invitation. Amasengesho anyagabami agatera rubanda gutunga. Amasengesho yoroshya abakomeye agakomeza boroheje. Gusenga bibeshaho abadafite shinge na rugero. Gusenga bijya bituma wari umugaragu aba umutunzi. Mwamba barenga soreza ku mugabo umwe. Hari umuhungu waturagiriye inka, yari umukristo, najyaga mugisha impaka. Twigeze twajyana kuragira, akora urugomo n'abandi bashumba bamutwika hano, agira inkovu. Ntiyarazi gusoma no kwandika, nabimwigishije kugira ngo ajye areka kunstress asoma amabaruwa y'abashikibe bamwandikiraga. Ise yarafunze. Umuhungu ejo bundi Imana yamugiriye neza, ari umuroko rusenga, ikajya imubwira ngo nzakugirira gutya. Iyo namutukaga yambwiraga amasezerano y'Imana, ngaseka nkamwana Imana yawe ikora iki? None namuserereza akambwira ngo Imana yambwiye ko izakora, na mwana barakubeshye. Ejo bundi yaransuzuguye, ariko mu buryo bwejejwe, ntabwo ari agasuzuguro ko muzarawo. Oya, yaje mu rugo iwanjye atampamagaye, afata GPS aza trackinga nimero yanjye, yitwaye muri vewiti abadarisa. Ariko Imana ni igitangara. Amasengesho agera ku gipangu cy'iwanjye avuza soni. Avuze umuntu usakuriza avuza soni atanteguje. Kinguye ndamureba sinamenye uwo ari we. Asetse mbona iryinyo rivunitse, mbona namumenye. Nyuma yo guseka ndebye inkovu mbona ni ntabwo ari wowe. Ntibisho arambwira ngo ibi nibyo najyaga nkubwira ko Imana izakora. Gusenga. Gusenga bitumurira ninjoro, mu gitondo ugaseka utaraye ubiba, utakoze ukararurira bugacya useka. Nta kindi waraye ukora, nta kindi wakoze, ntacyo. Gusenga bituma imfubyi baho itagira akazi, nta nyina ntazi.
gusenga bikubesha mu mujyi nta certificat, nta diplome, nta permis provisoire. Gusenga bikubeshaho nta karima k'igikoni. Gusenga bikubeshaho nta so wanyu. Gusenga bibi imibereho ukabaho nta rindi shingiro. Gusenga, haleluya, niryo banga Imana ikoreramo, niyo nzira Imana ivugiramo, nibwo bubiko Imana ibikamo. Haleluya! Gusenga niyo nzira yonyine isigaye isi itazagenzura ngo ishobore gusenga. Niyo systeme asante isigaye isi itazigera imenya. Ibi bya internet za network ibi byose muko satellite amakuru yanyaragenda, ariko umuntu wapfukamye azabaho mu buryo isi itazi, ariko imubona ariho. Gusenga, haleluya, nibwo buryo icyo kiguhindura umwami waravutse mu muryango utabamwe abami. Gusenga. Ubu se mwagize ngo usibye ahantu haba hari dayimoni ntimurebe ibiro mfite bike cyane, ntimurebe ibiro mfite bike cyane, ariko ni ukuri Imana yavuganye nanjye nkiva mu musigiti irambwira ngo intebe yawe ntizigere ibinyuma. Uretse ahantu hari dayimoni y'agasuzuguro niho banyicaza inyuma. Imana yarambwiye ngo intebe yawe ntizaba inyuma. Narasenze ndayibwira nti nshaka unyurane niyo nabanaga nayo itavugana nanjye, nyurana nayo. Ntiyigeze imvugisha yo mu musigiti. Nakoze ibihagararo by'ijoro Sarafini, ntangazaka, nkora sadaka tumujariya, ntacyo ntakoze mu migenzo narakiranutse. Ariko umunsi napfukamye ndi gusenga irambwira ngo ubwo wanyemereye nyuranyije ibihe. Reka mbabwize ukuri, Uwiteka gusenga niyo nzi. Nubikora neza ujye ugenda ubwira abakire ngo muri bage, nubareba ukabona ari abakire bari mu mihigo, ujye ubabwira ngo turi kumwe. Gusenga. Nigeze natambagira ibigo bicuruza imodokari muri uyu mujyi. Avuga nti ngiye kujya kugura imodoka. Njyayo ndanazizi cyane z'amamodokari, nukuri ko Imana nzi imodoka. Na version isohotse ndayireba, ni itaragera mu Rwanda njya kuri Google nkayireba. Ndangije njya mu Kagera. Hirya iriya njyayo ndeba imodokari zirimo, mbwira abakomisiyoneri baho ndavuga nti muze hano. Iyi maze igihe kingana iki, yasohotse ryari? Ndayireba njya muri Majerwa ndavuga nti nshaka kureba munsi abantu batanazizi, hari igihe bazigura izi za occasion Dubai, amabati munsi yaraboze kubera igihe baziparika mu aside y'inyanja irazishongesha ibyuma bikangirika. Nkayireba nkavuga nti ntabwo nyishaka. Hose nasohotse bagira ngo singuze. Ngenda mbwira Imana ntiyo nashimye nayibonye. Ibise ni ibiki? Nashimye nayibonye ndabibwira nti iriye. Undi modokari iri hejuru ndabikunda. Kindi gihe numva binjemo ndabyuka ndagenda nabagana nshaka imodokari iyi ni muyime. Turumvikana tunanirwaho 500 ndabagana ni muyemera muzampamagare. Bampamagaye nayabonye. Ibintu mwigiza byo kutizera ngo hariya nahakora, nta nahamwe utagenewe gukorera, nta n'intera n'imwe utagenewe kugeramo, nta na kimwe. Imana ntiyakuremye ngo binyuma y'abandi, barakubeshya. Ijambo ryaravuze ngo muzaba imitwe ntimuzaba imirizo. Urabuzwa n'iki kwizera? Ibintu bituma wifuza iby'abandi kubera iki se wowe wakifuje ibyawe? Ndagira ngo wegere ijuru dusengane Imana. Hari ikintu wasengeye imyaka myinshi, bwira Imana ngo uyu mwanya singa isengeye ngo ushimiye ko kimpaye. Lema dosa beli hori adonas. Shimira Imana ko ikiguhaye. Akira. Iyi ni Imana y'amasezerano. Toli borianga zaini moria. Tehoria enoma. Kisa besa ni moria. Eli hosandia. Menima tori kose. Haleluya. Turachimbura umuryango y'ubuzima bwawe bwakingiranwe.
uyu mugoroba wakira impinduka z'ubuzima bwawe. Ibyo wari warasibye ko bitakubaho, ibyiza wumva kutagenewe, Uwiteka yarabikugeneye. Akira. Ijwi ry'Umukanguzi.